Muraho neza. Uyu munsi ndumva nshaka ko nganira n'abantu bafite ikibazo cy'ibiheri byo mu maso, ariko bakunda kuvuga ngo byanze gukira kuko ngo bibasaba gutanga amafaranga menshi kugira ngo babikire. Buriya rero kugira ngo ukire ibiheri byo mu maso ntago bigusaba gutanga amafaranga menshi, ntibazakubeshye. Uyu munsi nibyo ngiye kubeshyuza babandi bakubwira ngo tanga 500,000, utanga miliyoni ngo kugira ngo uzakira ibiheri byo mu maso. Oya, ngiye kukubwira ukuntu wakira ibiheri byo mu maso bitagusabye gutanga amafaranga menshi, kandi ndahamya neza ko iyi video iza kurangira wamaze kumenya icyo gukora. Niba nawe ufite ibiheri cyangwa se ufite umuntu muziranye urwaye ibiheri, ndagira ngo umubwire aze akurikira ino video kugira ngo ibyo tuza kuvuga bitaza kumucika, maze nawe ikibazo cy'ibiheri byo mu maso bikemuke burundu. Nituvuga rero ibiheri byo mu maso, ndagira ngo ntangirire ku kintu cyitwa kwikora mu maso. Hari abantu benshi barwaye ibiheri byo mu maso ariko baterwa no kwirwa bikorakoraho, ugasanga akantu kose kaje mu maso arimo aragashima, mbese mu buzima bwe intoki ze wagira ngo ntahandi hantu zikora usibye mu maso. Buriya se wari uzi ko kwikora mu maso ari indwara? Ni indwara inakomeye, inahungabanyije abantu benshi, ndetse ngo buriya 60% y'ibiheri uba ufite mu maso biterwa ahanini no kwikorakora. Kwa kundi haza akantu gato ukabura agashimye cyangwa ukumva ntago wabaho utishimashima, biriya nabyo burya ngo ni indwara kandi itera ibiheri byo mu maso. Kwikora mu maso rero akenshi ufite ibiheri cyangwa se bikaba byagutera ibiheri nibyo bita dermatillomania. Umuntu rero ufite dermatillomania ni wa muntu uhora wishimashima buri kanya mu maso, kandi twamaze kubona ko 60% by'ibiheri urwaye mu maso biterwa no kwishimashima. Mbere ya byose rero ndagira ngo manze nkubwire ko niba umwe muri abo bantu bafite icyo kibazo, banza uhangane n'icyo kintu. Bikubeshya ngo genda ufate imiti cyangwa genda wisiga amavuta runaka, ibyo ntabwo bizagukiza ibiheri niba uhora wishimashima mu maso. Kugira ngo ubikire rero, ikintu cya mbere ugomba gukora, banza wumve yuko kwikora mu maso ari ikosa, ubundi ukureho n'imbogamizi zituma buri gihe iteka uhora wumva wakwishima mu maso. Icya mbere ni inzara. Wari uzi ko buriya inzara dufite nazo ziba zibitse mikrobe? Ziriya mikrobe rero nizo zigenda zikajya mu maso uko wishimye ukaba wakwiteza ibiheri. Banza rero wice inzara zawe, uzikureho uzimareho. Niba uzi yuko uri umuntu ukunda kwishimashima kubera ko ufite inzara, icyo kibazo kibanze kiveho. Ikindi rero utaruzi nuko buriya ngo mikrobe zigera kuri 270 ziba ziri mu nzara ku muntu ufite inzara ndende. Niba nanjye ubwo ndimo urabyumva nyine, ariko ikibazo cyo kwishima mu maso naragikemeye, niyo mpamvu ubona n'uruhu rwanjye rudafite ibiheri. Icyo tukivuyeho rero, ariko abantu bafite n'inzara ngufi bira nabo ntibazagire ngo nuko bataba bafite mikrobe. Bo bafite mikrobe zigera kuri 50 byibuze mu rwara rumwe. Ubwo urumva ariko buri uko wishimye uba uri kwiteza ibibazo. Ngaho tekereza izo mikrobe zose uri gushyira ku ruhu rwawe, kandi uruhu rwawe ntabwo rufite abasirikare bahagije kugira ngo bahangane n'icyo kibazo. Ubwo rero niba ushaka gukira bya biheri byo mu maso, ibintu byo kwikorakora mu maso, cukubiri nabyo. Icya kabiri rero, ndashaka kubwira yuko buriya ibiheri ufite mu maso bishobora kuba biterwa n'umwanda uri mu buriri bwawe. Amashuka uraramo, tedoreye ziri ku musego wawe. Tuvugisha ukuri, tubwizanye ukuri nawe uri aka kanya. Niba uri kunyumva, twandikire muri comment uheruka guhindura ariya mashuka uraramo ryari. Ibiheri waba ufite ntabwo byaba biri guterwa n'umusego uryamaho buri munsi, nyamara wabihindura ukaba wamera neza. Abahanga rero bemeza ko byibuze nyuma y'iminsi 3 wakagombye guhindura iriya tedoreye cyangwa uriya mwenda uri mu musego wawe, ndetse ukanawa wanahindura amashuka yawe niba ushaka koko gukira ibiheri. Niba usanzwe ufite ibiheri, ari amashuka yahindure, iriya misego yihindure, n'ukuri byagufasha kandi ibiheri byagenda burundu. Sasa rero ikindi kintu gishobora kuba kiri kugutera ibiheri utaruzi cyitwa stress. Kwa kundi ufite akazi gatuma uhura na stress, kwa kundi ufite inshuti boyfriend ugutera stress buri munsi, ukajya ubona ufite ibiheri bidakira. Kuraho stress zawe wa muntu. Niba ufite ikibazo cya stress, niba hari ibintu runaka biguhangayikishije, niba hari ibintu utekereza buri munsi, ukarara udasinziriye, ukirirwa udasinziriye, ukirirwa udafite amahoro, stress ni kimwe mu bintu bya mbere bitera ibiheri byo mu maso, kubera ko uko ugize stress ubwonko burabimenya, imisemburo runaka igakorwa. Iyo misemburo rero ikorwa mu mubiri iyo umuntu afite stress niyo itera uruhu rwawe kuba rwagenda ruzana ibiheri bigiye bitandukanye. Hari ibiheri rero biterwa na stress, ni nayo mpamvu ugomba kuyirinda. Ariko bumwe mu buryo bwo kwirinda stress no kwirinda ibyo biheri harimo siporo. Uriya hari abantu benshi batazi yuko bafite ibiheri kubera ko amavuta yabaye menshi mu mubiri aragenda noneho yistoka mu ruhu, noneho rwa ruhu cyane cyane uruhu rwo mu maso runabika amavuta cyane. Amavuta amaze kubamo menshi aragenda akora ibiheri, cyane cyane abandi bafite twaduheri bagenda bamena hakavamo utuntu tw'umuhondo, cyangwa ugasanga umuntu arikora mu maso gutya wamukanda cyane ukabona haje ibintu by'umuhondo. Nyaboneka biriya bikizwa na siporo. Siporo ahangaha harimo za zindi zo kwiruka, niba ufite umwanya ukore jogging, ariko kandi niba udafite umwanya ushobora no kujya ku igare. Ryaba igare ryo muri gym cyangwa se igare risanzwe, buriya nabyo bituma ibiheri byo mu maso bigabanuka. Ariko kandi ushobora no kujya muri piscine. Buriya hari terapi abantu benshi bakunda gukoresha yo gufata amazi akonje bagashyiramo glaçon bakubikamo umutwe.
biriya bituma ibiheri byo mu maso bigabanuka ku bantu bamwe na bamwe. Ariko kandi niba udafite ubwo bushobozi ushobora no kujya muri pisine. Amazi akonje yo muri pisine buriya nayo afite ubushobozi bwo kuba yakugabanyiriza ibiheri, nubwo abantu benshi bibeshya ko amazi yo muri pisine ashobora gutera ibiheri, kereka kuri ba bantu bagira allergie cyangwa bafite rwa ruhu rugira allergie, ruterwa allergie n'ibintu ibyo ari byo byose, nibo baba bagomba kwitonda. Ariko niba wowe ubwawe uzi neza ko ufite ibiheri byo mu maso, gerageza ukore siporo, ukore siporo nyinshi zitandukanye, bizagufasha kugira ngo ibiheri byo mu maso bigabanuke. Kandi uko uzikoze twumvikane, uko uvuye muri siporo ugomba kwita ukaraba. Niba uri wa muntu uva muri siporo akaza akahita aryama cyangwa se akaza akahita yicara ntiyongere kwibuka koga, ni ukuri ko Imana iri kwiteza ibibazo birenze kimwe. Ubwo rero ubushobozi ufite bwo kuva muri siporo ni nabwo bushobozi ufite bwo kwita ujya muri dushe, wakaraba amazi ashyushye, wakaraba akonje, bitewe n'agushimisha, ni nako urwa ruhu rwawe rufunguka, imyanda igasohokamo, bityo ibiheri bigakira. Ibyo bintu bikurikiza ibiheri byo mu maso bizakira, kandi bitagusabye gutanga amafaranga menshi ujya kugura amavuta. Ariko kandi tujye no ku kijyanye no kwita ku ruhu. Uruhu rwawe ntago ruzakira utabashije kurugaburira. Ntago mvuga ibyo wariye gusa, ahubwo ndavuga n'ibyo wasizeho. Ariko reka duhere ku byo wariye. Niba ibiryo byawe byiganjemo amata cyangwa se bikoze mu mata, bikaba byiganjemo ibintu bita fast food, ubwo ni bya biryo birimo za fromage nyinshi, ubwo ni za pizza, cyangwa se bikaba birimo amafirite menshi, bikaba birimo za nkoko zimwe za KFC, sibujije kuzirya, ni byiza. Ariko niba ibiryo byawe bitarimo imboga nyinshi, bitarimo imbuto nyinshi, menya ko ibiheri nyine nitwibanire. Ariko kandi uko urya ugomba kumenyereza uruhu rwawe kwakira ibintu byiza runaka birufasha kumera neza. Ariko nanone ukibuka inyuma hawe, inyuma buriya uruhu narwo rukenera kurya inyuma. Ari nayo mpamvu hazamo za scrub, hakazamo za maske. Niba wifuza maske specialize watwandikira muri comments, noneho tukaba twagufasha, tukaba twakubwira maske nziza wakora, tukanakwigisha uburyo wayikora step by step. Nubwo tuzagenda dukora ibiganiro bigiye bitandukanye bikwigisha gukora maske zimwe na zimwe, ariko bitewe n'ibiheri ufite, hari maske zabigenewe, hari za scrub zabigenewe nazo zishobora kugufasha wakora. Ubwo ibyo byose twabigufashamo kandi bikaba byakorohera mu buryo bwihuse. Hanyuma ikindi nakubwira, niba urwaye ibiheri banza ucunge yuko utisiga makeup nyinshi ukibagirwa kuzikuraho. Buriya abantu benshi bajya bibeshya ko niba ufite ibiheri uri buze gukoresha makeup kugira ngo ubihishe, ariko ugasanga umuntu yiriwe mu bukwe, wiriwe muri fete, uratashye nijoro nta soni, uraryamye, cyangwa uvuye muri club wabyinnye ibyuya byabize, wisize makeup, uraje ngo nuko wasinze use wikubita mu buriri. Biriya bintu ibiheri byawe bizakura bibyibuhe, noneho umuntu ajya bireba agire ngo ibiheri byawe urabigaburira. Ibyiza rero n'inama nakugira nuko ugomba igihe icyo ari cyo cyose, aho waba uri hose, aho waba waciye hose, kwibuka ko ibiheri byawe bizakizwa nuko makeup wisize ugomba kuzihanagura. Koresha makeup remover yabugenewe, ugomba kuba uyifite, ntago zihenda cyane, kandi unayikeneye nawe watwandikira tukagufasha kuyibona, tukakurangira aho ushobora kuzikura. Ariko kandi si ibyo byonyine, ndagira ngo nkwibutse ko niba ufite n'uruhu sensible ugomba guhora na sunscreen, cyane cyane muri iki gihe cy'izuba. Niba uzi neza kuri bwirirwe ku zuba cyangwa ukora akazi kakwiriza ku zuba, mbere yuko ugira ikindi kintu wisiga, niba ari makeup, banzaho sunscreen, uprotecting uruhu rwawe, ururinde, kandi bizagufasha kugira ngo ibiheri bibashe no kuba byakira, kuko buriya hari ibiheri duterwa nuko uruhu rwacu rwahuye n'imirasire y'izuba mibi. Ariko kandi niba rwose uri umuntu w'umusirimu cyangwa se uri umuntu ushaka gukira ibiheri, sauna buriya ni nziza. Sauna ifungura pore cyangwa se utwengeho tw'uruhu rwawe rwo mu maso, bityo uruhu rwawe rugakomeza kubaho rumeze neza kandi rukaba rwanasohora imyanda. Ni detox. Ariko kandi ujye wibuka kunywa tevere. Mwari muzi ko tevere buriya ikiza ibiheri byo mu maso, irarura nibyo, hari abantu benshi bayanga, ariko niba uzi ko ufite ibiheri byo mu maso, fata agatibage kamwe cyangwa ikiyiko kimwe cya tevere ukire mu maso ashyushye mbere yo kuryama, ukinywe, bityo bizafungura uruhu rwawe rwo mu maso, imyanda isohoke ishiremo. Ariko kandi hari abantu nzi neza ko turi buze kwita twangana cyangwa tugashwana, ariko ndagira ngo nkubwire ko niba urwaye ibiheri, ukaba ukunda umugati, ukaba ukunda keke, ukaba ukunda biswi, ntabwo bizigera bikira. Ibyo bintu bikuremo, ubireke, ubyirengagize. Imigati, keke, biswi, bayi, bisezere, hanyuma urebe ko ibiheri byawe bidakira. Kubera iki? Kubera ko buriya mu ngano zibigize haba harimo substance igenda igateza uruhu rwawe kubika amavuta, kandi uruhu rwo mu maso by'umwihariko, uruhu rwawe rwo mu maso rero rubika amavuta ruzagutera bya biheri. Ibyo bintu rero bireke. Niba ushaka gukira ukagira uruhu rwiza, imigati yireke, amasambusa yareke, capati zireke, biswi zireke, keke zireke, turiya tuntu twose tureke. Buriya ndabizi hari abantu bamwe bavuga ngo wese ntubirya. Ndabirya, ariko buriya hari ukuntu umuntu aba agomba kubimenya, akagomba agenda yihangana, kandi ibanga riruta izindi zose ni ukunywa amazi.
nywa amazi menshi ashoboka. Uruhu rwawe ntabwo ruzigera rumera neza utaruhaye amazi. Nywa amazi, usibye no kuba yakurindira uruhu akaba yatuma ibiheri bitakura cyangwa se bigabanuka, amazi ni meza ku buzima bwawe. Urumva rero ko ibyo bintu ntago bihenze, ntago naje kubwira ngo ishyura 500 cyangwa 200 cyangwa 1000 bitagira uko bingana kugira ngo ukire ibiheri byo mu maso. We kurikiza ibyo bintu ubundi uzakora ibyo ushaka, ndakubwiza ukuri ko ibiheri byo mu maso bizakira cyangwa bikagabanuka. Niba uterwa ibiheri na kimwe muri ibyo bintu nakubwiye bizagenda. Urumva rero ko atari ibintu bikomeye. Nawe niba hari ikindi kintu runaka cyagufashije gukira ibiheri, ushaka kucyandika muri comment kugira ngo ufashe abandi, kandi ndakwibutsa gukomeza gukurikira imbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, hose tuzatugenda tukugira inama. Kandi niba hari n'ikindi kintu runaka wifuza ko tuzagarukaho ubutaha wakitubwira. Ndagira ngo ushimire wakoze cyane kubana nanjye, wifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ciao ciao.